honorable Bamporiki Edouard yavuze Temeranya nabyo ntemeranya nabyo ni ibiki? kuko birakabije cyane. We iyo urebye ukuntu afata umuganura akawugira mushya, akawugira moderne, ni n'ibintu bibabaje cyane. nta muganura ubaho, abantu nibareke kwibeshya. Noneho bawukureho no kuwukora birorere se? Kuwukuraho urabona si wo gusa, hari n'ibindi. Ariko wenda unabibwiye abategetsi ngo bawukureho bashobora no kugutera amabuye. Reka tubashimire nanone ko twongeye kubonanira kuri za kamera zacu, za screen zacu, za mikrofone zacu. Ni kwishakiro online TV, ukanda subscribe kuri wowe utarabikora kugira ngo amakuru yacu yubasha kuyabona, ukayabona mu bambere. Ureba kuri screen yawe yitwa Herman Imanirareba. Yego, Herman Imanirareba, uyu munsi tugiye kuganira by'umwihariko nta minsi irashira mu Rwanda turi mu mwaka twizihizamo umuganura wa 2020. Hari uburyo twawishijemo binyuranye nuko twari dusanzwe tuwizihizamo, ariko kandi hari nuko twatekereza umuganura nyuma y'imyaka 5, kuko wongeye gusubukurwa nyuma ya 2015. Urabizi ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni muri 2015 nibwo umuganura tuwizihiza. Hari ishusho umuganura wo hambere tuzi, noneho wa wundi wo ku bwa Ruganzu Ndori, umuganura wari wo ku ngoma y'abami. Umuganura uburyo abanyarwanda bawukoraga, umwami akawubizihiriza, umwami akawubafungurira, ibyo ngibyo urabizi. N'uburyo wizihizwamo noneho uretse no kuvuga ngo twawizihirije mu rugo kubera coronavirus, nabyo urabizi. By'umwihariko kuri Herman Imanirareba ni umuntu wabasha kutwumvisha neza impamvu umuganura niba tuwiziza cyangwa niba twawureka, cyane kavuga ko ari uwo mu ishyaka ry'abanyamurage. Ariko bura ntabwo tuzakwita fondateur. Yego, tuzakwita fondateur w'abanyamurage. Nibyo. Ariko mbere ko tugera ku muganura, abanyamurage ubu ngubu bigeze hehe mutegura, cyane ko turi kugenda dusatira igihe twavuga ngo amatora yego azaba mu mwaka 2024 y'umukuru w'igihugu, kuko nibwo manda ya Perezida Paul Kagame izaba irangiye. Yego. Abanyamurage mugeze hehe? Murakoze. Ubu ngubu turi mu myiteguro yo kuzakora inama y'inteko rusange ya mbere yo kwandikisha ishyaka ry'abanyamurage. Iyo nama muribuka ko gukora inama bisaba ubusabe bwemewe na leta, kuko inama kuremesha inteko rusange y'abaturage hari umubare bigena, wawurenza ukaba ugomba gusinyara inzego zibanze. Yego. Muzabikora? Tuzabikora, kandi hari icyo itegeko riteganya. Murakizi? Turakizi. Ubundi itegeko riteganya ko noteri w'akarere ari we uza guha umugisha iriya nama. Azaza? Azaza, turi mu biganiro nawe, turimo kuvugana, ariko aho bigeze yamaze kutwemerera ko azaboneka. Ni noteri w'akahe karere? Umuntu yakibaza ari noteri w'akahe karere? Ni akarere Herman atuyemo nk'umuturage? Ni akarere ibiro by'abanyamurage birimo? Ni akarere inama izaberamo? Ni noteri w'akahe karere uzaza? Ni akarere inama izaberamo, kuko itegeko riteganya ko ari we ushyira umukono ku nyandiko mvugo y'inama, inyandiko mvugo y'iyo nama nyine. Ariko itegeko rikaba riteganya ko ari noteri w'akarere iyo nama yabereyemo. Yego. Urakoze. Hanyuma tugere ku murage rero. Umurage tugere ku muganura. Umuganura mu Rwanda ejo bundi twajije ku itariki ya 7. Ubusanzwe umuganura wizihizwa buri wa gatanu wa mbere w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 8. Binyuranye n'abibwira ngo ni ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 8. Umuganura nkamwe abanyamurage ko ari ugutsimbarara kuri gakondo, murawushyigikiye? Umuganura turawushyigikiye, ariko icyo nakongeraho kuri icyo mumbajije nuko kuri ubu nta muganura wigeze uba. Ariko iyindi yabayeho yose yarabaye? Ubundi umuganura uheruka kuba
buheruka kuba mbere y'umwaka w'1925, kuko mu mwaka w'1925 nibwo rezida w'abakoloni b'Ababiligi, rezida w'u Rwanda icyo gihe wategekaga u Rwanda, nibwo yabujije umwami Musinga kongera gukora umuhango w'umuganura. Yego. none se ko nkubwiye ko muri 2015 aribwo umuganura wongeye kugarurwa mu Rwanda, no kuri kalendriye y'ikinyarwanda yacu tugenderaho, kuri uwo munsi abanyarwanda ntabwo bakora, ahubwo bajya bose bajya kuyizihiriza mu midugudu, nahe abaturage bakicara bagasangira bakishimira umusaruro w'umwaka. Uwo ni umuganura. Kuki uvuga ko muri 1925 ari guheruka? Ndakubwiza ukuri ko biriya abanyarwanda bakora ari ibintu byo kwibeshya. Uriya ntabwo ari umuganura bakora, nta muganura uba. Abantu b'iki gihe bakora ibintu byo kwibeshya, ndetse hari n'inzego z'ubuyobozi ziba zibirimo, noneho wajya kubona ukabona cyane rwose. Ndakubwiza ukuri ko nk'umwaka ushize umuganura urimo gutegurwa muri Minisiteri y'Umuco na Siporo, mu itorero ry'igihugu, mu nteko y'ururimi n'umuco, njyewe ubwanjye namenye ko abahamya ba Yehova bari barateguye ibirori, noneho baza kubona ahari ko baza kwibuka amakuru ko umuganura uzaba, kuko barawurwanya, noneho bahita bategura ibirori bihuriranye nawo kuri stade regional Nyamirambo. Njyewe narabimenye, ngenda nshaka bamwe muri bo nganira nabo, bambwira ko batemera umuganura. Kandi bari bateguye ibirori. Nyine bateguye ibirori bihuriranye nawo kugira ngo bawurwanye, kugira ngo bayobye igice kimwe cy'abanyarwanda bakijyane mu birori byabo kuri stade regional. Nagiye kubivuga muri Minisiteri y'Umuco na Siporo, ngira ngo bagire icyo bakora. Nabonanye na directeur ushinzwe umuco, ndabimubwira, ariko byaje kurangira mbonye ko ntacyo minisiteri yabikozeho. Yego. Wenda nuko bakoze igisa n'iperereza basanga atari byo. Njyewe icyo directeur ushinzwe umuco yambwiye, yarambwiye ngo stade ngo babayibonye, ngo biciye mu nzira ngo zemewe n'amategeko, ngo bayisabye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Njya ahubwo nkibaza ukuntu abahamya ba Yehova bagomba gufata ibirori byabo, noneho itariki babikozeho cyangwa se bagomba kubikoraho bakayihuza n'umunsi mukuru nk'uriya. Ubundi ntabwo byagakwiye, kuko ndetse reka mbyite kuwupfobya, kuko nunaganira nabo uzasanga batemera umuganura. Ariko icyo ni igice cy'abanyarwanda kandi n'ibishingiye ku kwemera. N'ubusanzwe umukristo ntabwo yemera kimwe n'umunyarwanda, nako umukristo ntabwo yemera kimwe n'umuyisilamu. Ibyo ni ibisanzwe mu kwemera kw'amadini, bagira n'amahame yabo, abayehova bagira n'ibindi bagenderaho. Ni urugero kuba batemera ko yahagarara ku ibendera kurizamura cyangwa bari kuryururutsa. Niba ibyo atabyemera, ntabwo twigeze twumva hari irindi tegeko ribimubuza, kuko nicyo kwemera kwe ibivugaho. Ariko ntibivuze ko ibendera atari ikirango cy'ubutegetsi mu gihugu. Ibyo nari mbikoresheje gutyo ndi kugira ngo mvuge nti n'ubundi kuba abayehova bafata nk'igice cy'abanyarwanda bafite ukwemera kutumva umuganura, ntabwo bivuze ko umuganura utariho mu gihugu cyangwa utabaho. Umuganura muri rusange, umuganura ntawe uriho. Abantu bawukora hari biwudisikarifiya. Yego, kuko burya umuganura ubundi twagombye kuvuga ko uriho. Ubundi wakorwaga gute? Kera ku munsi mukuru w'umuganura, umwami niwe watekeraga rubanda by'umuhango. Yego.
inkono yaraturaga agaturira, akavuga umutsima, wamara gushya akagabura, noneho u Rwanda rwose rugasangira kivandimwe. Ikindi kandi ni uko mbere y'uwo munsi hari indi minsi ibiri ikomeye yabaga yarawubanjirije. Habanzaga icyunamo cyo muri Gicurasi, hagakurikiraho ibirori byo muri Kamena. Rero mu cyunamo cyo muri Gicurasi abanyarwanda bose bibukaga amahano yagwiriye u Rwanda ku ngoma ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare, ubwo Abanyabyinshi n'Abanyabungo, ingabo z'Abanyabyinshi n'Abanyabungo zateraga u Rwanda zikamwica, zishe Ndahiro wa kabiri Cyamatare, zubika u Rwanda, zaramwishe zica na benshi mu Banyarwanda. Icyo gihe harokotse Ruganzu wa kabiri Ndoli, se yari yarahungishirije kwa Nyirasenge Nyabunyana Karagwe, abigiriye we mw'inama n'abapfumu bakomeye, bamubwiye bati igihugu kigiye guterwa n'abanyamahanga, bacyubike hungisha umucunguzi. Hanyuma umurage nako umuganura, umuganura rero ku munsi mukuru w'umuganura, abanyarwanda bose bibukaga amasaka yasaruwe bwa mbere u Rwanda rumaze kunamuka, ruvuye muri ariya mahano yahitanye umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Ayo masaka niyo yibukwaga. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu baraganura ngo rero numvise, hari n'ibintu numvise Nyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco na Siporo ushinzwe umuco yavuze, Honorable Bamporiki Edouard yavuze, ntemeranya nabyo kuko birakabije cyane. We iyo urebye ukuntu afata umuganura akawugira mushya, akawugira moderne, ni n'ibintu bibabaje cyane, ku buryo ubu hari ibintu bya COVID-19 numvise yawuvanze nabyo. Ntabwo ari byo, nta muganura moderne ubaho. Umuganura wagombye gukorwa uko abakurambere bacu bawukoraga, nta kantu na gato kawukuweho, kuko umuganura hari impamvu wagiyeho. Nk'ubwo mu birori byakurikiraga icyunamo cyo muri Gicurasi, abanyarwanda bose bibukaga ko bongeye kubona umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli waje akabuburira igihugu, akabazura, bakongera kubaho. Rero ntabwo wambwira ko iyo mihango ikomeye cyane yabaga yakorwaga yasozwaga n'umuganura. Umuganura nk'inzira y'ubwiru, hari ibintu hari ibintu bikomeye cyane byakorerwagamo. Ntabwo wambwira ko uyu munsi umuntu w'umutegetsi noneho unashinzwe kurinda umuco w'igihugu afata umuganura akawugira mushya, akawuhwanya n'ibintu bya COVID-19 yaba iturutse mu mahanga vuba ahangaha. Rwose ngewe siko mbibona. Ariko hari aho ntemeranya nawe. Ubu ngubu wenda tuvuge u Rwanda uburyo ruyobowe mu isi iteye imbere, isi yisanisha n'amategeko, isi yisanisha n'ukwemera, isi yisanisha n'urwego rw'imyumvire abantu bariho, binyuranye n'uko u Rwanda rwari ruyobowe mu myaka y'1300, 1500, 1800, bitewe n'uko abari bariho bari bameze, ubuzima babagamo. Byaba bivunyanye, byaba byangije iki mu gihe n'ubundi umuganura tuzirikanye kari gakondo y'abanyarwanda yibuka, izirikana umusaruro cyangwa kwisuzuma mukishimira ibyo mwagezeho mu gihe cy'umwaka. Niba mu Rwanda imbuto yari ihari inkuru ni amasaka, ni uburo, ni nk'uko babivuga, ariko uyu munsi tugashyiramo ikigori kuko tugifite. Ariko uyu munsi tukareka kureba za nka z'inyambo n'inkuku, tukareba za nka zihari za firizone n'amajerisi nk'uko tuyafite.
tukareba umunyarwanda kuri ubu ngubu aracuruza akareba mu rwego rw'ubucuruzi yinjije iki kurenza uko bari kureba inka n'ubuhinzi gusa. Urumva modernization itaza mu muganura? Modernization ntabwo yagombye kuza mu muganura. Ije muri iki kize bihema kuzana modernization mu muganura w'abanyarwanda burya amaherezo biba bizakururira akaga igihugu n'abagituye. Kirazira modernization s'ubundi izana niki ikiza kirimo nigi icyambere iyo ibintu bibaye moderne bitatanya abantu kuko nk'ubwo urumva nakubwiye bimwe by'uko abanyarwanda bamwe bari barimo kwitegura umunsi mukuru w'umuganura abandi kandi bose ni abanyarwanda abandi barimo gutegura ibirori by'abahamya ba Yehova kuri stade regional. Wambwiye abahamya ba Yehova burya si abanyarwanda ni abanyamerika bafite icyicaro ahantu muri World Week muri leta ya New York muri Amerika. Bariya abantu rero baje nk'uko n'abandi banyamadini bose baje kudushakaho inyungu baje kudukoroniza kuko abahamya ba Yehova bafite abamisiyoneri abantu bitwa abamisiyoneri misiyo hari ubutumwa bwabazanye hano. Ariko amadini yose afite abo bamisiyoneri? Yego ni ikibazo ni bimwe wambwiraga bya modernization muri modernization wambwiraga ndanayumva hinjira ibyo bintu iyo mico ivuye hirya no hino ku isi noneho kubera ko isanga ubumwe bwacu bwaduhuzaga umuganura n'indi minsi twari twihariye kubera ko iyo mico iza igasanga ibyo byose tutakibifite isanga turangaye ikinjira noneho ikadutatanya. Uyu munsi urajya kubona ukabona mu rugo rwawe ufite umugore n'abana ukabona abana babaye abahamya ba Yehova umugore wawe arajya kurara mu byumba aririrwa yuriye imisozi za Kanyarira n'ahandi ngo yagiye gushaka Imana atakubajije ibintu nk'ibyo ngibyo. Modernization mu by'ukuri ntabwo yagombye kuza yivanga ihindura indangagaciro abanyarwanda bari basanganywe n'ibintu bishobora kuzadukururira akaga. Kubera iki indangagaciro kuri wowe numva ushaka kuzifata nk'ikintu kidakura kitakaguka kitakitiza ibyiza by'ahandi kitakigana ibyiza by'ahandi? Nta byiza biva ahandi barakubeshya. Indangagaciro z'umuntu ni ndahinduka. Iyo umuntu ubu Herman uko umeze warize wizera ko ariko wazaga kuba umeze utarize? Mu by'ukuri uvuze kwiga kwiga hari abiga bagahinduka. Muri ya gakondo wavuga ngo wari kwigira mu matorero uko ariyo twari tuzi hambere. Uretse ko ubundi umuntu anivukira ariko ubundi nigiye muri gakondo cyane kuruta uko nigiye mu Igifaransa ni ibisanzwe ururimi warumenya ukaba wanaruvuga ariko ibyo ntabwo bivuga ko ugomba gutakaza gakondo. Gutakaza gakondo ni ibintu bibi. Gufata umuganura nk'umunsi mukuru nk'ikimenye nka sembore y'ubumwe bw'abanyarwanda kuko uriya ni umunsi washyizweho n'abakurambere bacu kubera impamvu ikomeye itagombye guhinduka. Sinumva rero ko uwo munsi twawuvanga n'ibindi bintu noneho tukajya tunibeshya uyu munsi ngo twawukoze ntawo twakoze kuko uzarebe nko ku mipira abantu bambara ku munsi mukuru bita umuganura ni imipira iba ishushanyijeho ishaka ryiza. Burya rero amasaka ubundi amasaka ni imbuto y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Amasaka
kuvuga ko uciye amasaka mu Rwanda uzanye ibigori ku bwinshi cyangwa se ugize ute, biriya bintu ni agahomamunwa. Ntabwo ari ibintu bikwiye kuko amasaka ni gakondo, ni imbuto y'umwami, ni imyaka y'umwami, ahubwo muri iki gihugu yagombye guhingwa ku bwinshi. tugana ku musozo wenda Herman, ndagira ngo udufashe abantu kumva ku bwawe nk'abanyamurage umuganura warorera wo nguvuga wa moderne cyangwa wakorwa bawushongoyemo modernization. Nta muganura ubaho, abantu nibareke kwibeshya. Noneho bawukureho no kuwukora birorere se? Kuwukuraho urabona si wo gusa, hari n'ibindi. Ariko wenda unabibwiye abategetsi ngo bawukureho bashobora no kugutera amabuye. Ariko icyo mpamya ni uko uyu munsi twagombye kureka kwibeshya, dukora ibintu tutagombye gukora, kandi ibyo twagombye gukora bihari. Niba dushaka twagombye gukora umuganura nyawo uko abakurambere bacu bawushyizeho, n'itegeko nshinga rirabivuga. Uburyo twawukora wa nyawo, noneho dushushanyirize umuganura wa nyawo ukorwe gute? Umuganura wa nyawo ukuntu wagombye gukorwa, ubundi hari umuhango wawo. Umuhango wawo niwo ukomeye cyane, wabimburiraga ibirori byose byakorwaga kuri uriya munsi. Rero urabona ko uyu munsi twatangiye inzira yo gushaka ukuntu u Rwanda rwasubira mu bwami, kuko ntabwo umuganura ushobora kubaho mu gihugu kidafite umwami. Ntabwo ari wo, nimureke kwibeshya. Ahubwo icyo muzajya mukora ni ugupfusha ubusa amafaranga cyane, kuko impamvu mbyita kuyapfusha ubusa, mwakoze ibintu bimeze nko kugira gute, muri iyi minsi ab'iki gihe basigaye babyita ngo kwikina. Njye ndavuga ko ndakeka ari ugukora ibintu utigeze utekerezaho. Umunsi umaze umwaka wose bawutegura. None se niba uvuga ko baba bamaze umwaka wose bawutegura, kuki tudakora umuganura nk'uko wakorwaga kera? Mu by'ukuri ngewe se Rwanda ruteye imbere, wenda baravuga bati dukeneye n'ibi dukeneye kwishimira kaburimbo, ama etaje, dukeneye n'ibindi nk'ibyo. Dukeneye amatara, amashanyarazi yarakozwe hambere. Se byari gukorwa gute bidahari? Iterambere muvuga rishingiye kuki? Iterambere muvuga, burya iterambere ntabwo ryagombye gushingira kwa aya matara mubona muri Kigali. Oya, nta nubwo ryagombye gushingira ku mihanda muvuga. Oya, iterambere ryagombye gushingira kuri iyo minsi yacu yagiyeho kera. Iterambere rigashingira ku byo abakurambere bacu bakoraga, noneho twebwe tukaba twarabikomeje, bikaba byarakuze, ari byo dushingiyeho iterambere ryacu. Ntabwo wambwira ko iterambere ry'igihugu cyawe rizashingira ku mihanda abakoroni bazanye ejo bundi, nabwo mu nyungu zabo, kuko imihanda iracaho amamodoka. Ntabwo urebye imodoka ziri i Kigali wagira ngo hari inganda zizikora. Oya, ziva he? Nyine mbwira aho ziva. Mu nganda zateye imbere zizikora. Zateye imbere gute? Ntabwo izo nganda ari izo mu bihugu byacu. Rero turazifite za Volkswagen ziguteranyirizwa mu Rwanda. Volkswagen ni indage, ndakeka ari indage. Nshimye ko unavuga ko izo modoka zirimo guteranyirizwa mu Rwanda, ndanazibona. N'ubundi inyungu zijya mu Budage, ntabwo buri inyungu ari izacu. Oya, ahubwo ni ubukoroni, baradukoroniza, bazana ibintu byabo bakaza kubiteranyiriza iwacu. Rimwe ntiwamenya,
rimwe bizadusigira n'umwanda. Izo nganda zabo zivamo imyanda zigira zite? Mu by'ukuri ntabwo numva ko iterambere ryagombye gushingira ku by'abakoroni batuzaniye bagira ngo babibyaze inyungu. Urugero nk'igihugu cya Kongo, imihanda, ugenda mu muhanda wajya kubona ukabona ugeze ku kibuga cy'indege, akantu k'akayerodrome, akantu k'akabuga k'indege, indege zihagurukiraho. Impamvu ni iyihe? Muri Kongo abakoroni b'Ababiligi bakoraga iyo mihanda migufi igera ku bibuga by'indege kugira ngo babone aho bacisha zahabu, babone aho bacisha ribuyu, babone aho bacisha ubutunzi kamere bwa kiriya gihugu babusahuye, kugira ngo babugeze ku ndege zibugurukane zibujyane i Burayi. Ntabwo imihanda yaje hano ku neza y'Abanyarwanda, ntabwo ibyo bintu mbwira ngo bishashagirana ngo mu mijyi ngwiki, ngibyo bintu byaje ku neza y'Abanyarwanda. Oya, ni mu ngaruka z'ubukoroni, ni mu nyungu z'ubukoroni, ni mu nyungu z'abadukoronije.